nabonye indirimbo yanyu nshyashya ikintu nakunze ni kimwe. So mfite indirimbo nshyashya mu kanya director arambwira ko byamaze kuba tayari ku buhanga bw'ibyuma ubundi tuze tuyishyiremo abanyarwanda bayibone ariko n'indirimbo iri mu yihe message irimo we wakunzemo iki muri iyi ndirimbo? Of course ni Igiswahili ntago murakimenya cyane asharika cyo kuririmba nta muntu utakizi ufaze baba babyanditse ufite impano urakiririmba ni ubuhe butumwa wakunzemo wumva ko nubwo abantu bose ariko nawe utiyibagiwe nanjye ntiyibagiwe? hari ahantu havuga ngo byagenze gute kugira ngo tugere kuri final product? Uransubiza nyine wari wese ni famille ushaka. Okay, murakoze cyane. Buriya iyo umuntu ari gukora ibintu katwiganirire aba ari gukora nk'ibintu avuga ngo ibi bintu ndabikoze hari iby'abantu ndabibahaye Imana ishimwe barabikunze ariko nawe hari ibintu usigarana uvuga ngo ibi ni ibyanjye biriya niyo bambwira ngo mbibahe nabibaha ariko ibi ndabigumanye. Mu ndirimbo mufite ntago ndi bubazimwe naba mbagoye mume nk'indirimbo nk'eshatu muvuge ngo izi ni izacu ariko ni n'iz'abantu ariko bibaye ngombwa zaba ari izacu izindi bakazijyana. Indirimbo yitwa Vestine. Uyu munsi nekereza ko nkuko bivuze ati hari abana batureberaho bifuza kuba nka Dorcas na Vestine nkuko twabivuze hari n'ababyeyi babyifuza ariko nanone hari igihe wibuka ibyo mwanyuzemo ukabakebura ukababwira ati ibi bintu ni Imana bisaba kunyura naha iyo wibutsa aho mwanyuze iyo wibutsa ibintu mwanyuzemo of course social media zitandukanye ibici byanyuzemo ariko uyu munsi mukaba muri aho muri umubyeyi udukurikiye umuntu udukurikiye niba afite uwo mwana yifuza ko amera nkamwe yibuke ko agomba kwitwara mu buhe buryo? Inama namugira umuntu nice. Ikibazo cyanjye cya nyuma kiraza kuri ku rugendo rwawe rushyashya New Journey. Ni cyo wayivugaho? Ngewe nagiye mbona ibintu byinshi ndavuga ngewe Irene n'ubundi ko ari inshuti ko n'ubundi wande nzamubona. Ikibazo nari gifite wari ugifite n'abantu benshi bari bagitegereje ntabwo ndibuze kubaza ngo bimeze toya ndakubaza ngo n'ubuzima ubona bumeze gute n'ubuzima wishimiye bumeze gute ntabwo ndikubaza ngo byuka sangahe ngo abyuka aho ndakubaza n'ubuzima bumeze gute na experience meze gute best mubyitwaramo gute iyo mubonye ibintu nka biri noneho muzehe nasara papa? Najua kwamba mimi ni wako unanipenda tena sana nuru yako imenitoa gizani sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako unanipenda tena sana nuru yako imenitoa gizani sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana, overpower all of me the way you truly desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Breathe your fresh air into my heart. Amen, amen, amen. Yeah boy, just yeah boy, just yeah boy, ngindinga wena. Yeah boy, just yeah boy, just yeah boy, ngindinga wena. Sawa, nubwo se nibyo ongera ubyerekane. Dorcas ninde? Dorcas nubanza Dorcas nuhe ibintu birancanga kabisa mucima Dorcas sesiwo ntago nakora ikosa Dorcas na Vestine. Dorcas hoya Dorcas nore ya Vestine noye sibyo ra ko mubyemera nkaho atari byewe. Vestine ninde? Vestine n'uyu nguyu ubwo warebye hano. Aya Vestine nowe icyatsi n'uwa Kiyovu shakipe yaciye kumanuka shari kipe yacu ni fake byatari. Vestine Dorcas bimeze bite? Mike umwaka mwawutangiye gute se? Mike turazizamuraho gatoya amajwi azamuke ndabizi ko ubu mwageze hano nyine tugomba gusara abanza bimeze neza. Nabonye indirimbo yanyu nshyashya ikintu nakunze ni kimwe ntago irajya hanze of course naganire na Irene arayinyereka nakunze ko iri mu rurimi rw'Igiswahili
ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukujya Tanzania cyangwa Kenya cyangwa na Afurika yose kubera ko ururimi rw'igiswahili rwumva n'abantu benshi ntekereza ko ari ukwaguka cyane. Ni management yababwiye ko noneho niho kwagurira umuziki wanyu niho tugiye kujya, byagenze gute kugira ngo tugere kuri final product? Uransubiza nyine wese ni famille ushaka. Okay, murakoze cyane. Iki kugira ngo tugere kuri final product, ubundi turabaramyi ba mu Rwanda ariko Imana dukorera ku isi hose. Niyo mpamvu rero twifuje gutanga ubutumwa no ku bantu batumva ikinyarwanda ndetse n'abacyumva bakunda igiswahili buri wese yisange mu butumwa dutanga. Ego. Ntabwo byabanje kubagora kubyakira kubyumva nyine kumva ko reka tubikore ko tugiye kubikorera isi yose abantu bose badukunda cyangwa bumva n'ururimi rw'igiswahili? Of course ntabwo turuzi cyane ariko iyo bigeze mu muhamagaro urarumenya. Ego byabanje kutugora kurwiga ariko ko ari umuhamagaro no kururirimba biragenda byoroshye. Nice. Uyu munsi ni kimwishimira, uyu munsi ni iki mubona wenda muvuga ngo Imana ishimwe ko ibintu twabigiyemo, turabaramyi dukora muri gospel ariko hari ibyo tumaze kugeraho n'abanyarwanda badukurikiye, ni iki mwishimira Vestine? Kwishimira ko umuziki nyarwanda umaze kugera ahantu heza, abanyarwanda basigaye bakunda gospel cyane. Yego ngiye nanabisengera nkavuga ati Imana mfasha bakunde gospel cyane kuruta uko bakunda seki. Yego ako tubona atari ko bimeze ra yemba mbona ariko biri kugeza ari nayuzura buri munsi. Ibyo nishimira cyane kandi abanyarwanda batanga support yego mu bintu bijyanye n'indirimbo z'Imana. Niki cyabanje kubagora, niki cyabanje kugira nkaho ari imbogamizi kuri mwebwe uyu munsi mubona kigenda kivaho? N'abantu urabizi abantu baragora. Biragoye kabisa. Gushimisha abantu biragoye. Oya biragoye. Aho noneho gushimishaho niko bigoreye cyane. Ariko uko bigenda umunsi ku wundi bagenda babyumva. Yego. Iyo abantu bagenda babyumva hari ibintu bigenda bihinduka. Nicyo ubona cyatangiye guhinduka muri kwa kumva bya bintu, muri kwa n'uburyo bw'indirimbo nk'ubu twatangiye turirimba ikinyarwanda, ubu igiswahili, icyongereza n'ikizuru, urumva ko bigenda bihinduka umunsi ku wundi. Yego. Ubona hari inyungu birimo kuba turi kuvanga indimi, tuba turi kuvanga wenda ahantu hatandukanye, imico itandukanye. Ubona hari icyo bimaze kuzanira Dorcas na Vestine, ubona hari icyo bimaze kuzanira kariyeri yanyu Dorcas? Ego kuko biri mu ntego twari dufite ariko gake tugenda tubigeraho, ni inyungu nziza kandi cyane kuko nkeka ko iyo bigeze kuri iyi level mba numva ko umuhamagaro wanjye mfite at least hari aho ngeze nyine ndi kuwukora neza. Ego. Uyu munsi nekereza ko hari challenge muzagira cyangwa mwatangiye namwe kubona bitewe nuko hari abana bakiri batoya ababyeyi babo bumva ko umwana wanjye cyangwa abana banjye bashobora kuba Dorcas na Vestine, bashobora kubikora kandi bigakunda ko ukabona bari kubijyamo bigakunda. Izo challenge mwebwe mwahuye nazo ko hari ababyeyi bavuga ngo mubigenza gute kugira ngo natwe abana bacu babigeze gutya, mubyitwaramo gute? Icyambere no guca bugufi ukanasenga. Iyo uririmbye indirimbo z'Imana udasenga ugera ugacika intege. Ububeshye. Urabeshya. Nubwo biramba bitabishira uraza bakaguharara abantu nyuma indirimbo ya gatanu yakanga kuvuga ati birasanzwe ko nangaho bisanzwe, ariko ikomeza ugasenga umunsi ku wundi kuso indirimbo ukagenda ugayisengera nuko bigenda. Famille bimeze bituma imiryango yanyu uyu munsi noneho barabona ngo inzozi twashakaga cyangwa inzozi twari dufite ibyo twifuzaga ko mugeraho muri kariyeri. Urabizi iyo umuntu yinjiye mu muziki bavuga ibintu byinshi, ntabwo muri abakobwa mama banatangira kuvuga ati shana Imana ni nyagasani nyine yifata gutya akabiharira Uwiteka rurema bintu. Mwebwe imbogamizi mwahuye nazo cyangwa se challenges mwahuye nazo kugira ngo ababyeyi babyumve, kugira ngo noneho buri wese amenye umurongo, zari zimeze gute? Kubyumvisha papa byari bigoye. Papa we ntabwo yapfa kubyumva ariko mama yaradushigikiye akatujyana no gusenga akavuga ati mukore bizagenda neza kuko uyu mubyeyi acuze. Reka nkubwire umubyeyi abakuza aba yarakureze, imico yawe abayizi n'ibyo wakora ababizi. Umubyeyi buriya w'umumama ababizi cyane. Rero abatwizeye akavuga ati mujye i Kigali muri kumwe n'umuntu nizeye, muri kumwe n'umu manager nizeye, mujye i Kigali mukore ndabizi Imana izabashigikira. Ariko kubyumvisha papa biragoye. Ubu ngubu se basi ubu aranadusengera ahubwo aravuga ati bana banjye ndi kumwe nawe.
yaragifite ikibazo nyine oya baremera rega iyo ukomeje ugakora ikintu ukakiyatamo abantu barabyemera. Nice. Mumaze guhinduka hiki reka mbere kuri Dorcas ubona umaze guhinduka hiki mu rugendo rwose mwagize kugeza uyu munsi? Of course twakoze igitaramo, twamuritse album, abantu barishimye, concert muri Kigali, indirimbo zitandukanye. Uyu munsi turi kuvuga igiswahili, hari iz'ikizuru. Ntekereza ko ni kariyeri nziza, ariko wowe kuri wowe ubona nicyo ushima Imana uvuga ngo hari icyo nahindutseho, ndifuza ko nabameze nkanjye nabo bahinduka nkanjye? Ikintu nshimira Imana cya mbere ni uko yampaye agakiza ku myaka yanjye. Biragoye mu abantu tungana kubona afite agakiza nk'ako Imana yampaye. Njye ndayishima kandi ntacyo ndicyo, ariko nyine nicyo kintu numva nshimira Imana nagezeho. Kandi ikintu numva nagezeho nuko mba nifuza kuba urumuri rw'urubyiruko rugenzi rwanjye, uko iyo ugize amahirwe ukamenyekana uba ufite n'amahirwe yo kuba urumodo w'abantu benshi, cyangwa ukabamurikira bakakugenderaho. Ikintu numva nagezeho nk'uko wabitubwiye, hari umwana wicara akavuga ngo nshaka kuba nka Dorcas, byonyine numva ari achievement ikomeye cyane, bikampa imbaraga zo kwitwara neza kugira ngo arebe ikintu gifite umumaro kurusha igidafite umumaro. Nice. Vestine, uyu munsi ntekereza ko nk'uko wabivuze ati hari abana batureberaho bifuza kuba nka Dorcas na Vestine, nk'uko twabivuze hari n'ababyeyi babyifuza, ariko nanone hari igihe wibuka ibyo mwanyuzemo ukabakebura ukababwira ati ibi bintu ni Imana, bisaba kunyura aha n'aha. Iyo wibutse aho mwanyuze, iyo wibutse ibintu mwanyuzemo, of course social media zitandukanye, ibici byanyuzemo, ariko uyu munsi mukaba muri aho muri. Umubyeyi udukurikiye, umuntu udukurikiye, niba afite uwo mwana yifuza ko amera nkamwe, yibuke ko agomba kwitwara mu buhe buryo? Inama namugira umuntu ushaka kumera nkatwe, ntazite ku magambo y'abantu, abantu baca intege cyane. Icya mbere ajya asenga, najya abona bimucanze bimugoye, ajya agenda apfukame wenyine abibwira Imana, ntakagende ngo abibwire umubyeyi we cyangwa Imana yonyine niyo nirenze byose. Ajya agenda asenge abyereke Imana. Yego. So mfite indirimbo nshyashya, mu kanya director arambwira ko byamaze kuba tayari ku buhanga bw'ibyuma, ubundi tuze tuyishyiremo abanyarwanda bayibone, ariko n'indirimbo irimo iyihe message? Irimo message ivuga ngo ntugire ubwoba, ntutinye, Imana iri kumwe nawe, kandi umvira ijwi ry'Imana aho igutuma hose ujyeyo, nta kwanga. Yego. Wewe wakunzemo iki muri iyi ndirimbo? Of course ni igiswahili, ntabwo murakimenya cyane, ashaka icyo kuririmba nta muntu utakizi, ufaze baba babyanditse, ufite impano, ufite impano urakiririmba. Ni ubuhe butumwa wakunzemo wumva ko nubwo abantu bose ariko nawe utiyibagiwe nanjye ntiyibagiwe? Hari ahantu havuga ngo bamwe biringira amagare n'amafurashi, ariko twega bamenye Imana twiringira Imana ikomeye. Biramfasha cyane kuko buri umuntu ufite ikibazo yaramenye Imana n'ugifite ataramenye Imana baba ari abantu babiri batandukanye. Umuntu wiringira Imana n'umuntu wiringiye umuntu ni abantu babiri, kuko iyo wiringiye Imana, ngiye hari igihe nk'iyo mfite ikibazo cyangwa ari nk'ikintu cyane y'ubwoba nkasenga, already kitarakemuka mba numva mfite amahoro, kuko hari umuntu nabiragije nabyikuyeho. Yego, ndabizi ko biri muri process, ariko umuntu wiringiye umuntu aba ari gushita isubwa arabikora aranyumva. Yego. Uyu muntu cyangwa ziko namubeshye. Yego, ntabwo uri shuwa neza, ariko iyo babibwiye Imana at least ugira amahoro kitaranakemuka. Yego. Buriya iyo umuntu ari gukora ibintu tatwiganirire, aba ari gukora nk'ibintu avuga ngo ibi bintu ndabikoze, hari iby'abantu ndabibahaye, Imana ishimwe birabikunze, ariko nawe hari ibintu usigarana uvuga ngo ibi ni ibyanjye. Biriya niyo bambwira ngo mbibahe nabibaha, ariko ibi ndabigumanye. Mu ndirimbo mufite ntabwo ndi bubazimwe, naba mbagoye, mume nk'indirimbo nk'eshatu muvuge ngo izi ni izacu ariko ni n'iz'abantu, ariko bibaye ngombwa zaba ari izacu, izindi bakazijyana. Indirimbo yitwa Ihema, Ku musaraba na Adonai. Kubera zise ziza vuba, uko wagira ngo warubizi ko neza. Niyo ndi gusenga ndisengeramo. Ihema ni indirimbo imfasha cyane, imicyizere cy'uko Imana ihora indeba ahantu hose. Yego. Alright. Nice. Ariko buriya sitwabanza tukaririmbira abantu ho gato. Nta kibazo. Reka turirimbira abantu ho gatoya, ibintu byanjye nabyo bijye ku murongo neza. Iyo ndirimbo nshyashya mbe nyifitanye abantu. Ariko reka tubanze tugende n'amajwi yanyu. Naba nkoze ikosa. Turirimba Ihema. Iyo mushaka. Ntabwo nshaka inshyashya. Iyo mushaka uvuga ati nyihaye umubyeyi udukurikiye, umupapa, umumama, umukecuru, umusaza ukurikiye RTV, umuyobozi uri muri office, umwana, umuntu wese ukurikiye Versus.
indirimbo umuyibahe kabisa muvuga ngo iyi niyo duhaye abantu bose bakurikira televiziyo y'u Rwanda. yego. All right, let's go. urumwa mutajyuburu kwakira ni wowe ujumanagura marira uhora umisha umwanza tagera abakwiringiyeho surabimana uri yawe n'ay'amashimwe n'ayawe unkuye mu mwijima unyomoye inguma Yesu we umbambiye ihema. Iyo ndirimbo ni iki cyatumye wumva ko ni indirimbo niyo wadutungura niyo twaririmba ko nk'ukuntu mbibonye ntabwo wari uzi ko ndibuze kuyibabaza ariko ndabatunguye bariyo ya hafi za nyine izi imbere y'abantu. Ni iki ifite gikomeye ivuze iki kuri mwebwe ku rugendo rwanyu? Indirimbo sinzi ko nabivuga ndayikunda, ni indirimbo yanjye irimo amagambo anyubaka cyane cyane cyane. Wowe nanjye irimo amagambo anyubaka cyane kubera ko navuga ko ivuga urugendo rwacu rwose. Ego hari ahantu nkunda avuga ngo erega nubwo ntakubonaga wari uhari ahubwo nuko nari naraguye isari. Nyine nubwo waba utabona Imana hafi yawe ngo irebeshe amaso mu buryo bw'umwuka biri hafi yawe. Rero iyo ndirimbo turayikunda cyane kuko irimo amagambo dukeneye kumva cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubona Imana imaze kubakorera iki mu rugendo rwanyu no mu buzima bwanyu muri rusange? Tureke n'umuziki no mu buzima busanzwe bwacu tu. Ntago wabona uko ubivuga gusa na Dawidi yabuze uko abigenza aravuga ngo manuriye niko yavuze, ariko ntago njya mbona uburyo navuga ahantu itugejeje cyangwa uburyo ibanamo natwe, gusa ndayishimiye nukuri mve ko nyishimiye pe. N'amateka yarahindutse, ubuzima twabagamo mbere ntago aribwo tukibamo. Imana ntago igituma umuntu yikorera yicwa n'inzara. Yego, so bivuze ngo uyu munsi nta nzara cyane. Imana ibyo amafaranga arahari, ibyo ntabwo tubivuze. Tutangira mu nzira. Niba hari ikintu nkunda kuri Dorcas ntimujya muvugisha ukuri, ntago mujya mubeshya. Oya, ikintu mvuze nta kibazo reka nkubwire. None se ubuzima bwarahindutse? Nyine ubuzima burahinduka. Yego, iri ku isi ntago Imana yatumira nkaho uri mu ijuru. Iyo uyikorera ntiwaseba. Ntago waseba cyakoze, ntago waseba habe na gake, ntago waseba. Nice. Yego. Biranshimisha iyo umuntu abona ko hari ikintu cyahindutse, kubera ko iyo ubona ko hari ikintu cyahindutse uhora uzirikana ya Mana yatumye ukigeraho, ukanazirikana gukomeza gukora cyane. Ni iki cyihariye kuri Irene? Ni iki cyihariye kuri manager wanyu mu gihe cyose mugendanye, mu gihe cyose mubanye? Turi 2025 myaka ishize hahisemo ibintu byinshi, ariko still muracyari kumwe. Niba dufite brand new song, indirimbo nziza y'igiswahili, nekereza ko hari ubumwe mufite runaka, hari umuryango mwubatse cyangwa hari ubumwe mwubatse hagati yanyu. Avuze iki ku buzima bwanyu cyangwa no muri kariyeri yanyu? Twebwe ukuntu tubanye ntago tubana ngo ni manager, tumeze nka famille. Iyo hari akantu runaka tutari kumvikana turasenga cyangwa tukabiganiraho. Twebwe ni famille, ntago ari manager, oya turi famille. Yego. Nice. Ikibazo cyanjye cyanyuma kiraza kuri ku rugendo rwawe rushyashya, New Journey. Ni cyo wayivugaho? Ngewe nagiye mbona ibintu byinshi, navuga ngewe Irene n'ubundi ko ari inshuti, ko n'ubundi wande nzamubona. Ikibazo nari ngifite. Wari ugifite n'abantu benshi bari bagitegereje. Ntabwo ndibuze kubaza ngo bimeze to ya, ndakubaza ngo n'ubuzima ubona bumeze gute, n'ubuzima wishimiye bumeze gute. Ntabwo ndi kubaza ngo byuka sangahe, ngo abyuka aho ya, ndakubaza n'ubuzima bumeze gute, na experience meze gute. Best. Ntago nagiye, ndacyari iwacu. Oya. Yego, ndacyari mu rugo, ntago ubukwe buraba. Twebwe imyizerere yacu hari n'abavuze ngo ndatwite. Narabibonye. Abantu
sha wase oya byabuze watwita gute gutyo iyo ndimeze gutyo sha Imana ishimwe ahubwo kubivuga ngiye ikintu nkundira Imana naga Imana ituma abantu baseba abantu benshi ngo Vestina ngo nawe ngo yakoze oya ndi umwana w'umuntu ariko ndasenga ntinya Imana cyane kuruta ibindi bintu byose icyambere nago ndashaka ngo mbane n'umugabo ndacyabi wacu nzabana n'umugabo twarasoje Imana yarabihaye umugisha yego cyakozwe n'iki ni umurenge wonyine so ntimurakora ntabwo urajya kubana n'umugabo ntabwo ndabana n'umugabo noneho ikintu kinshimishije ni uko ibi bintu biba bivugiwe kuri RBA bisobanutse so mwakoze umurenge uritahira nawe aragenda bivuze ngo uba mu rugo ari iwabo muri bizinesi ze mu kazi cyane Imana ibiha umugisha nta ikindi se nakongera turashubijwe ari ikindi simusubijwe uravuga umuntu mushyiraho ibyaha mushyiraho baratwite bibiki sha Imana yo mu ijuru yonyine mubyitwaramo gute iyo mubonye ibintu nka biri noneho muzehe nasara papa oya nawe yarabimenyeye kuko yabonye ariko mbere byaramujenaga byaramujenaga ariko yarabimenyeye kuvuga ngo uratwite udatwite kubera iki wababara kandi atari ubizi ko atari byo nice mwakoze ngende bashimiye Imana ikomeze ibagure ikomeze baho ubumwe mufite hamwe na team yanyu nkuko mwabivuze hamwe na Irene ntabwo ari nka manager ni famille Imana ikomeze bahe gutera imbere cyane ku ndirimbo mwazanye dukubita agakorasi gato ko bamaze kuyimpa iri tayari tuyereka abantu twigende agakorasi tuyiha abantu bahita bayibona for the first time twagiye thank you girls. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Overpower all of me the way you truly desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wenye nguvu. Breathe your fresh air into my heart. Amen, amen, amen. Yeah boy, just yeah boy, just yeah boy, ngindinga wena. Yeah boy, just yeah boy, just yeah boy, ngindinga wena.